Yes, reka tubasuhuze mwese mukurikiye ibiganiro bya BTN TV. Koko mubibona uyu munsi twasuye bamwe mu banyeshuri by'umwariko bari bamaze igihe biga ibintu byanye na tech. Imbere yanyu muri kubona umusore watangira utwibwira. Amazina ni Prince Rwigema. Yego. Nkabandi umunyeshuri wa Espanya Nyanza naje anga muri RT Group gukora stage. Yego. Hanyuma muri iyi RT Group mwize bijyanye n'iki? Muri RT Group tumaze kwiga ibintu byinshi, gusa ndaza kubabwiramo bike ibyo twagiye twiga uko maje imyaka 2 n'inshuro ya kabiri maza naje revo 4 revo 5. Rero tugenda twiga bimwe mu byadufasha kugira ngo dukemure ibibazo biri muri societe hanze, kugira ngo tubashe kurwanya nyine ibyo bibazo ndetse tunabonera igisubizo. Ku ruhande rwawe ni iki wize? Ku ruhande rwanjye ikintu nizeho ibintu mu buryo bwo koroshya akazi muri societe, nko mu buryo nyine bwo gukora amasystem runaka ashobora kugabanya akazi ku bantu, ndetse kandi no kugira ngo ndetse niga narebyeho n'uburyo nakemura noneho za system zakozwe n'uburyo zironse zigize ikibazo, uburyo nabasha gukemura ibyo bibazo byabyo. Yego. System wakoze yitwa ngo iki? System nakoze system yitwa irrigation system. Nakoze system ya fan izajya ireba ahantu hashyushye, tukunda kugira ibibazo by'ahantu hashyushye cyane, nk'ahantu runaka hateraniye abantu benshi. Igihe haba hashyushye akaba yabasha yo kuba yakora automatic mu buryo nyine wowe bidakeneye yuko ubasha kugira cyangwa se ubasha kuyikoresha, ikaba yabasha kugira gatanga umuyaga abantu bakamera neza. Ndetse no ku buhinzi turabizi ko nyine muri kino gihe dukenera ibintu byo guhinga ahantu harehare cyangwa se hanini. Rero nakoze system y'ukuntu noneho nabasha gufasha babahinzi mu buryo bwo kuhira imyaka yabo, kugira ngo nk'ahantu hanini cyane uburyo batatakaza imbaraga kandi bakabikora mu gihe gito. Yego. Uyu munsi rero tugusanze hano, ese mwasoje murimo muragaragaza aho system yanyu igeze cyangwa wenda hari ukundi kuntu mukiyubaka? Kuntu twebwe bimeze hano dukora buri gihe. Rero buri wa gatanu tuba dufite kino gikorwa cyo gukora presentation about ibintu twize, twereka abantu aho tugeze ndetse no mu buryo bwo kugira ngo tugire confidence, tuzamure confidence ku twebwe ku bwacu y'ukuntu wenda ushobora gukora nk'ikintu runaka ukabasha no kuba wagitanga hanze, maybe ugiye nko kukigurisha cyangwa se n'ahandi hantu. Rero uyu munsi musanze turi muri kino gikorwa cyo gupresenting ibyo tumazemo icyumweru twiga. Yego. Wari umaze igihe kingana n'icyumweru gusa cyangwa n'igihe kingana n'icyo wari umaze wiga kugira ngo no system yubake? Kugira ngo nyubake njyewe system yanjye ni kino cyumweru. Kino cyumweru cyo nari maze uko nibwo tukiva ku ishuri ya kino cyumweru babihagije kuba ngiye nshoje, kuko urumva ngiye gusoza ndabura igihembwe kimwe kugira ngo njye hanze. Rero babihagije kuko amasomo twabonye aha ngaha arakomeye cyane, bidufasha mu buryo bwo gukora vuba. Uteganya ko system yawe numara kuyubaka neza irangiye wumva izashyirwa ku isoko ryari cyangwa se izashyirwa hanze ryari kugira ngo ibashe kuba yafasha abantu? Hano mu Rwanda mu gihugu cyacu tugiramo ibintu bya promotion. Rero ni ukuvuga ngo iyo ushoje system yawe yihereza umuntu ushobora kuyihereza umuntu wagufasha. Rero ubwo ngubwo twebwe ikintu dukora ni uburyo njyewe nimara system yanjye kuyitunganya neza, no kuzashaka ukuntu igeza cyangwa se nanifashisha umwarimu wanjye inyigisha akazamfasha mu buryo twa establishinga ikaba yagera kuri market abantu bakigurisha. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Tuyubahe Elia. Niga ku Murindi. Yego. Mu kihe kigo? Niga muri DTSS. Yego. Nawe tugusanze muri RT Group. Watangiye ryari kwiga hano muri RT Group? Hano muri RT Group nkuko bimbajije natangiye kwiga umwaka ushize, icyo gihe niga level 4.
ubwo ngubwo biba ngombwa ko nkakomeza n'uyu mwaka wa level 5. Ubwo umaze imyaka? Maze imyaka 2 mpiga hano muri RT Group. Kubera icyo umaze igihe kinini uhiga, niye projet uri gukoraho mu by'ukuri umuntu ashaka kwibaza ati yabimaze icyo gihe cyose ukiri kuyiga? Kuva level 4 nago natangiye projet imwe, mfite projet nakoze zikarangira ngakora n'izindi. Yego. Icyatumye ngaruka ahangaha rero niga level 4 projet narangije, nari mfite projet yo gukora blind stick cyangwa se n'inkoni y'impumyi. Yego. Ni inkoni iyobora impumyi cyangwa se umuntu utareba, akaba yagenda. Ubwo ni inkoni y'abafite ubumuga bwo kutabona. Akaba yagenda yagira hano ari ikintu kiriho obstacle cyangwa se ikintu cyamwangiriza nk'icyobo cyangwa se ikindi igikuta, akaba yabona notification mu ntoki ze, kubera ko iyo nkoni aba yifashe mu ntoki. Haba hariho ikintu cyitwa buzzer gisona, ukaba imuhereza notification umuntu akamenya ko imbere hari ikintu kiri dangerous cyashobora kumwangiriza, akaba yakata. Yego. Birumvikana ko ni projet mu by'ukuri wumva ko izaza gufasha abantu benshi cyane ababana n'ubumuga bwo kutabona. Kubera icyo ariyo projet wahisemo gukoraho? Projet aba ari nyinshi, ariko nahisemo iyi projet kubera ko nkuko tubizi hano hanze haba abantu benshi bafite cyangwa se babana n'ubumuga bwo kutabona. Nararicaye ndareba ndavuga ati ubu ngubu hano hari umuntu uba ushaka kugira agere ku bikorwa bya buri munsi ariko afite ubumuga bwo kutabona. Ndavuga ati hano ndicara ndatekereza ndavuga ati ni gute nakora project izafasha uyu muntu ubana n'ubumuga bwo kutabona kuba yagera ku bikorwa bye. Noneho ndangije ubwo ngubwo niho nahise mbaza umuyobozi wa hano wacu muri RT Group, ndabaza ati ibintu birashoboka. Arangije arambwira ati byakunda cyane. Arangije anyereka ukuntu from scratch ahantu twabitangirira n'ahantu byarangirira. Turangije turabitangira kubera ko namunaga hanze ndetse no ku isoko ry'umurimo byagira akamaro ku baturage muri rusange. Kuri ubu imaze umuntu yakibaza utese iyi projet imaze kugera ku kipimo cya kangahe ku ijana? Projet yanjye nkuko nababwiye natangiye nk'ikiga level 4, ndavuga kubera ko itari irangiye ndavuga ngomba no gusubirayo ngeze mu wa gatandatu nkayirangiza. Ubu ngubu tuvugana ishobora kuba igeze nko kuri 75% cyangwa se 80. Okay. Numara kuyisoza neza urumva uteganya uzahibyaza umusaruro gute? Projet yanjye birumvikana, projet ni projet ikenewe hanze, yajya hanze mu baturage, mu baturarwanda cyangwa se ndetse n'ahandi hantu ku isi hose, ikaba yabyaza umusaruro kubera ko nk'uwo muntu ubana n'ubumuga bwo kutabona anytime yayikenera mu kugenda nyine agenda. Ayikoresha agenda akaba yagira kuri bya buri munsi kubera ko bayikoresheje. Mbere amazina nitwa Muhumuza Fabrice, nkaba ndi umunyeshuri guturuka kuri APR, nkaba nanjye naraje gukorera hano muri RT Group. Hanyuma umaze igihe kingana iki muri RT Group? Muri RT Group mazemo ni igihembwe kimwe kuko naje igihembwe gishize, uyu ngira ngo iki gihembwe nibwo kigitangira, ntabwo cyo ndakibara, bivuze ko ari igihembwe kimwe. Okay. Hanyuma abo twaganiriye mbere batubwiye kuri projet bakoraho cyangwa se bagiye bakoraho, weho wakoze ku gihe? Ngiye projet nakozeho ni ya AI powered smart irrigation system. Iyo projet rero ikaba ari projet idufasha kuhira ibimera ariko bidakeneyemo kuba umuntu yakoresha ibyuma cyangwa se yakoresha za irrigation components, ahubwo bikaba byikora mu buryo bworoshye cyangwa se mu buryo buri automatique. Twaje gusanga mu Rwanda akenshi abantu bakoresha uburyo buri manual cyangwa se uburyo aho umuntu ari we wiyuhirira ibimera, ugasanga rimwe na rimwe amazi akoresha ni menshi cyangwa se yuhiye igihe kitaragera. Ariko twebwe twaravuze tuti reka tubikore, hanyuma abantu bazajye buhira uburyo ibimera byabo mu buryo buri automatique, bisensinge gusa hanyuma byikore. Yego. Ni projet rero igeze ku gipimo cya kangahe ku ijana? Nkuko nabikubwiye maze hano ni igihembwe kimwe, ubwo bisobanuye yuko ntabwo ndayigera kure, ariko mfite icyizere yuko ngiye gusoza umwaka wa gatandatu, nzasoza uyu mwaka wa gatandatu nyisoje, bisobanuye yuko igeze nko ku gipimo cya 60%. Haba hari impamvu yatumye ari ukoraho by'umwihariko ari nk'impamvu y'umwihariko?
ni umwihariko kuko naje gusanga abandi bose bari gukora ku maporoje akenshi agamije ku nyungu zabo bwite, ariko njyewe narebye cyane cyane ku nyungu z'igihugu, kuko twebwe mu Rwanda ngira ngo urabizi yuko icyo dukeneye cyane harimo abahinzi benshi, ndetse abantu bibanze cyane ku guhinga kuko ariho bakura amafaranga. Rero njyewe narebye cyane cyane igihugu cyacu kurusha uko nareba inyungu zanjye bwite. Yego. Okay. Hanyuma urateganya kuzayikoresha ute mu gihe uzaba usoje? Ese hari support yindi ufite ku buryo izagufasha gucuruza ya projet yawe urimo ukora? Yakoze ahangaha muri RT Group ndakeka iyo bari kukwigisha akenshi iyo usoje projet zawe hari uburyo bagufasha, hanyuma projet zawe zikarunshingwa zikaba zanakwinjiriza, ndetse ukaba wabona n'uburyo zamenyekana nyine mu gihugu, abantu bose bakabimenya, ndetse n'igihugu kikaba cyagufasha, ndetse nawe ukagira icyo ibyazamo umusaruro. Okay. Hanyuma dusoza, uragira ihe nama abantu b'abajene nkawe bafite inzozi nk'izo wari ufite, ariko uyu munsi none ukaba waremeye ukaza muri RT Group ukiga, nubuhe butumwa wabaha? Ubutumwa bwa mbere nabaha, nababwira yuko ikintu cya mbere ni ugukura amaboko mu mufuka, kandi iyo ukuye amaboko mu mufuka biguha ubushobozi bw'uko ugomba gukora. Uko gukora nta kundi ni ugushakisha uburyo bwose, nk'ubwo buryo bwo kuba naravuze nireka nze muri RT Group, hanyuma nshaka ubumenyi. Bisobanuye yuko ugomba gukura amaboko mu mifuka, hanyuma ukaza muri RT Group, hanyuma ukiga ukagira icyo ukora nawe, kuko u Rwanda rukeneye abantu bakora, ndetse n'isi yose ikeneye abantu bakora, ntabwo ikeneye abantu bashyize amaboko mu mifuka. Hanyuma iterambere ndabizi neza yuko tuzarigeraho nk'abajene. Projet bita Smart Cassava Planting ni projet bavuga ko yaba yaragenewe abahinzi. Hari ukuntu umuhinzi avuga ati ese nzatera wenda nk'imyumbati yanjye mu kihe gihe atazi igihe cyo kuyiteramo bya nyabyo. Rero iyi projet izafasha kugabanya ibyo bibazo byo gukeka ngo nkwiye gutera muri iki gihe. Iyi projet izadufasha kumenya igihe cyacyo cyo gutera, kandi iyi projet izadufasha kumenya naho ubutaka harimo amazi cyangwa ubutaka nta bubere burimo, habe icyo bita irrigation. Yego. Igeze ku kigero cya kangahe uyubaka ku mbere y'uko wenda irangira? Projet yacu igeze ahantu hashimishije, kuko tugiye kuyikora presentation mu kanya, urebye ni nka 70%. 70%. Nyuma y'uko isoje urumva uzayibyaza umusaruro ute? Iyi projet yacu ni isoza rwose izafite akamaro, kuko urumva nijya mu bahinzi izakora ibintu bikomeye. Rero ubwo izafasha abahinzi muri rusange. Banyitisaga Igisubizo Christian. Yego. Umunyeshuri wiga kuri APRS. Tugusanze nawe hano mu banyeshuri baje gupresenta muri RT Group. Umuntu ashaka kwibaza ngo RT Group ayimenye ryari, waje kubera iki? First of all badusuye ku ishuri, bavuga ko ari company itanga stage. So yego, baduhereza information zihagije, tuza no kubasura ku mbuga nkoranyambaga bakoresha, so biza kurangira tuhageze. Birashoboka ko hari amakuru wabanje kubanza gushaka mbere y'uko uza, amakuru wabwiye mbere nayo wasanze bihuye cyangwa wasanze binyuranyije? Cyane, kuko amakuru naje mfite bakoresha pratique ihagije, kandi afite n'ibikoresho bihagije, so narabihasanze nta kibazo. Yego. Nk'uko bagenzi bawe bakubanjirije bagarukaga bavuga kuri projet bari kubaka, uri gukora kuri projet? Gukora kuri projet bita AI powered irrigation sensor. So ni projet dukoresha mu buhinzi, ishinzwe gusensinga niba amazi yashize mu butaka, y'ubwayo ikatayikorera irrigation ngo nukuhira, hatarinze kuza umuntu ngo abanza avuga ati imyaka yagiye kuma, ngiye kuhira, y'ubwayo ikabyikorera automatically. Igeze ku gipimo cya kangahe uyubaka? Kwijanisha, wenda yishyira kwijanisha? Kwizanisha ko uyu munsi twaje no kwimurikanisha, ubwo navuga kuri 90, aho twaje kwerekana babona koko imuka ubwo byaba biri ku ijana. Okay. Muri bangahe muri kuyubakaho? Ni wewe wenyine cyangwa wenda n'itsinda ry'abanyeshuri baturutse mu kigo cyawe? Oya, turi abana 10 twaturutse ku bigo bitandukanye, baduhurije hamwe, duhuza imbaraga.
Okay. Hanyuma murateganya kuzabyaza umusaruro mute nimara kwemezwa muyisoje? keka izongera ubuhinzi mu gihugu cyacu cyane cyane ikemura cya kibazo usanga imyaka yarumye kuko isensinga niba amazi adakeye kuko twebwe nk'umuntu iyo ejo ukabireba nabona ko amazi arimo adahagije ariko iyo sensa twashyizemo yo ntabwo ihita ibisensinga ikatishyiramo ikora irrigation ihagije kugira ngo nayo kuko nayo iyo ikabije ishobora kwangiza ibihingwa bizadufasha kugabanya amakosa ya muntu haba mu gutinda gukora irrigation cyangwa kuba wayikora ugakabya nicyo kibazo zaje gukemura. Okay. Uzayigurisha cyangwa wenda uzabanza uyiha abahinzi bayigerageze? Tuzabanza tuyiha abahinzi bayigerageze kuko ni cyashya niyo dukoze so nitubona ari neza turifuza no kuzayisakaza igihugu. Sinanjye banyita Zawadi. Nawe uri umwe mu banyeshuri dusanze hano bakora presentation muri RT Group, urimo urakora ku ihe projet? Njyewe ndimo ndakora kuri projet bita Smart Chicks Monitoring. Yego. Ni projet? Ni projet ijyanye n'imishwi aho nyine igabanya nyine gupfa kw'imishwi nyine byateye igihugu cyacu. Ndumva ari projet nziza cyane ishobora no kureba aborozi cyane. Mbere ko tubigeraho wigaga mu kihe kigo? Njyewe naturutse niga mu kigo cya Rusororo. Rusororo. Mu mwaka wa kangahe? Muri level 5. Muri level 5. Okay. Hanyuma iyi projet utubwiye urimo ukoraho kubera icyo ariyo watekereje? Muri kino gihugu cyacu urebye nyine imishwa akenshi irapfa bitewe nyine n'ahantu biba byororewe bitewe nyine na environment yacu dufite muri kino gihe. Igihe nyine hazaho ubushyuhe bukica nyine ya mishwi yacu hariho nyine n'umwuka mubi. Rero iyo projet yanjye nahisemo gukorana na bagenzi banjye turi kumwe yo izajya ifasha nyine kugabanya gupfa kw'iyo mishwi noneho hazeho umwuka mwiza nyine uzatuma ibaho neza. Yego. Ndapfa cyane. Okay. Nawe ugeze ku gipimo cya kangahe wubaka projet yawe mbere y'uko wenda irangira neza? Kuri 90%. Aho ugeze byagutwaye imbaraga zingana iki kugira ngo ibigeze aho ngaho? Ntabwo ari imbaraga nyinshi cyane kubera ko nyine ubumenyi baduha budufasha gukora ya projet yacu neza. Bivuze ngo wabifashijwemo na RT Group? Nabifashijwemo na RT Group. Okay. Hanyuma dusoza wabwira iki nk'abanyeshuri bandi bari hirya no hino wenda nabo bumvise RT Group bakabikerensa ntibabe agaciro ariko nkawe nk'umuntu umaze kugeramo maze kumenya ubumenyi batanga n'ubuhe butumwa babaha by'umwaka bakurikiye BTN? Njyewe ubutumwa nagenera nyine abanyeshuri tuziranye nabo tutaziranye n'abari ku mpande nyinshi nabagira inama yo kuza muri RT Group kuko ni ahantu bafite ibikoresho bihagije batanga ubumenyi buhagije. Twadusenge Keti. Hanyuma Keti tugusanze nawe hano muri RT Group, uri umwe mu banyeshuri baje gupresenta kuri projet bakoze babifashijwemo na RT Group. Weho wakoze ku ihe projet wari usanzwe wiga? Usanzwe niga muri Saint Ignace Mugina TSS Kamonyi. Njyewe projet nakoze kuri wheelchair smart robot, nyine agatebe k'abantu nyine n'akagare k'abantu bafite ubumuga babana n'ubumuga bwo kutagenda. Niyo nakoze. Okay. Ndagira ngo wenda usobanure neza abantu badukurikiye kuri BTN basobanukirwe neza projet yawe. Uti wakoze kuri projet ijyanye n'akagare gafasha abafite ubumuga gute? Ako kagare mu busanzwe abantu bafite babana n'ubumuga bwo kutagenda bahura n'ibibazo byinshi nyine kuba badashobora kwijyana ahantu bakenera abantu babitaho cyane. Ako kagare rero kazorohereza uwo muntu kuko gashobora gukoreshwa na Bluetooth agakoresha telefone ye yitwara. Yego. Cyangwa se nanone kakaba kanakoreshwa n'umuntu nyine umwitaho. Ibyo ngibyo rero bishobora no korohereza umwitaho akazi mu gihe yenda yaba atetse ari nko mu gikoni yamubwira ati
ndashaka kuza ukarya akaba yakivana mu cyumba akahagera bitarinze kuba wamukeyagiva aza kumutora. Yego. Nimwe muzubaka utwo tugare cyangwa muzubaka system izashyirwa muri utwo tugare? Twubatse system izashyirwa muri utwo tugare. Yego. Ariko biramutse bikunze nako gatebe nako twagakora. Ku kagari nako mwakubaka. Aha. Hanyuma ukigera hano muri RT Group wasanze bimeze bite? Umaze igihe kingana iki wiga? Ni iki bagufashije cyatumye projet yawe mu by'ukuri uvuga ati kakanyigeze ahantu heza? Ngera muri RT Group icyo gihe nigaga mu wa 5, ubu ngubu niga mu wa 6 gusoza. Twasanze nyine hari ibikoresho bihagije, tubona nyine azadufasha hano badufasha gushyira mu bikorwa ibitekerezo byacu ndetse no kwinovating ibintu bisanzwe biriho ukaba wakongera n'ibindi bintu.